Ni ibikorwa bidindiza iterambere, aho usanga byaribasiwe n'urubyiruko rwinshi hirya no hino, ndetse haba ku isi ndetse no mu Rwanda. Muri iyi videwo rero nibwo tugiye kurebera hamwe uturere twamamaye cyane kuri icyo gikorwa cy'uburaya, aho usanga imibare y'uburaya bwinshi ari myinshi cyane, ugasanga imiryango yabo ihora mu makimbirane, intonganya zidashira, ndetse n'abana babo rimwe na rimwe bibabuza gukomeza intego zabo, cyane cyane nk'amashuri. Usanga isesengurwa ryakozwe ku mwanya wa 5 baje kuhagenera Rusizi, ndetse bayemezaga yuko Rusizi iherereye mu majyepfo, aho ihanye n'umupaka n'igihugu cya Burundi, ndetse abantu bagaporopoza yuko ibyo byose biterwa n'uriya mupaka, aho usanga hari abacuruzi benshi, ndetse ugasanga hari n'abantu benshi bafite amafaranga aribo batera izo mpamvu. Ubwo abantu, inkumi, abadamu n'abasore, bitewe n'ayo mafaranga menshi bagahita bijandika muri icyo gikorwa cy'uburaya. Si byagarukiye aho, ku mwanya wa 4 baje kuhavuga akarere ka Huye, aho bagashinjaga yuko karimo abanyeshuri benshi, ndetse amashuri menshi, hakaba harimo abakire benshi, abo bitwita ababosi, aribo baba bashaka abo banyeshuri, ndetse n'aba banyeshuri bananiranye aribwo bahita babona bagenzi babo. Mu kinyarwanda nibyo twita ngo inkweto yabonye iyayo. Ijanisha ryabonye yuko ku mwanya wa 3 hagomba kuza Musanze. Aha Musanze aho bayishinja yuko habayo abakerarugendo benshi, hakaba hariho amahoteli ahenze, aho usanga urubyiruko rwose rwabonye agafaranga ruruhukira i Musanze rugiye kwishimisha, ugasanga n'abo bakobwa cyangwa se izo za maraya niyo zagiye gushakira abakiriya. Ibyo ngibyo nabyo bihita bituma Musanze haza kubaho icyo gikorwa cy'uburaya kikiganzayo cyane ugereranyije n'utundi turere. Ku mwanya wa 2 turaza kuhasanga Rubavu. Ukivuga Rubavu abantu benshi bahita bumva Gisenyi. Gisenyi ni ahantu hamamaye cyane, aho usanga hari abahanzi, ndetse n'abandi bakora muri sinema, ndetse n'abandi bose bafite agafaranga. Abacuruzi benshi niho bajya kuruhukira, kandi urakeka si ibyo gusa. Ukivuga ahantu hagiye gusurwa, ahantu hahuriye abo bantu benshi, icyo gikorwa ntabwo kigomba kuhabura. Rubavu, Gisenyi, uburaya. Naho ku mwanya wa mbere Kigali City, umujyi wa Kigali. Uyu ni umujyi uyoboye cyane, aho usanga buri umwe wese ibyo bikorwa ari byo bimutunze. Umunsi ku wundi abantu barabahururuza, bari mu buraya. Dore kanaka arashenye, wa muhanzi twari tuzi uburaya buramusenyeye, wa mucuruzi wakoreraga mu itaje rya kangahe yarigurishije, wa mushoferi wari ufite ya modoka nawe arayitanze kubera uburaya. Ibyo byose ni Kigali itangariza. Iyo hagize umuhanzi cyangwa undi munyamahanga ugera Kigali, ntabwo ashobora gusohoka atavuze ijambo rigira ati Kigali ifite abakobwa beza. N'abasani benshi usanga bavuga bati, ugasanga baturutse mu ntara hirya no hino, ariko akavuga ati mugihe nafatishije agafaranga, mugihe nafatishije agakoroto bro, byeri yanjye ngomba kuyisomera Kigali. Kigali hari kabari nziza, hari abaseriveyi beza, ni ibyiza bitatse u Rwanda. Turabasutse shawu shawu.